ukasangana n'umuntu akatendeka mudiki n'umuntu wakijijwe kona mutendi mudiki wubaha Imana achirespecta Imana wuzuye umwuka wera achizazwa n'imwe mucheni ukiranukira Imana uyeza karura bakuna Imana naho yabakene nyangwe ayimuro n'uburi cyumuha ukashaje kumupa uzacece munyarare uzito uchenjere kuko ejo nekuti mangwana ejo bundi mangwana acu Imana akorere mwari wanoshaka Imana yuba mwari wanoremekeshwa Imana se mwari wanonamata nibuka kamurangarira uzaduhura nawe kuko usakutangana naye hanyuma wowe ukebereza uhunge wewe kwa waenda n'isayidi kubera ko isoni zizagukora nekuti ushanyara kubera yuko ari umukozi w'Imana nekuti mshani w'Imana Imana mwari iguteganyiriza ibyiza mwari ari kumurongera kukana agenda kose jambo shikaita sei haleluya haleluya Dawudi yarabivuze David akashitaura arabikoze ariko ubushakashatsi arabigenzura akashitarisisa aravuga atangira akiri muto ati akataka mudiki noneho ageze ku gihe cya bukuru ntabwo Filipo akura atanga itangazo akava apana abona umusore akava kandi mukomana arashaje ndachembera ndabona umukiranutsi ndakabona mutendi umukiranutsi yaretswe achisiwa cyangwa abana be kana kuti vana babaye mayibobo kana kuti vana vakukurira kuvuga iwacu niko basengere umukozi w'Imana kawaguruke dusenga Imana dusenga umukozi w'Imana twese twihangane duhaguruke mu mwanya dusengera uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mana data wa twese turagushimira kubw'umwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryabaye inkuru zitarabaho, ryabayeho natwe tutarabaho. Sobanura mu ijambo ryawe rikuru. Mana dusengera umukozi wawe rero ugiye kunyuzamo ijambo ryawe kugira ngo imbaraga z'ijuru zibane nawe. Icyo wagambiriye kuri buri muntu wese muri twebwe n'ukuri gitugereho. Ushoboze ukomeze natwe dushoboze kwakira no kubasha no kumva no kumvira, kandi twe kuba ababasha kumva gusa ahubwo tubashe kuba ubona abasha gukora ijambo ritubwiye. Turagushimiye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Kari kukoze Imana. Jeremiah chapter 29 verse 21. erega nibyo nibwira kubagira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbari umutima w'ibyo muzabona hanyuma ni guteka biriga bavuga amen. Yesu nashimwe. Yesu wetu kabatendi ndashaka kubabwira neza yuko ndona kukuza izo kanaka kuti Imana ifitiye imigambi myiza. mwari bane plani ya kanaka kwa msoro pepenyo wako. Imana igufitiye imigambi myiza. mwari bane plani ya kanaka kwa msoro pako. Imiterere y'abantu kimiro cy'abantu ntabwo tubona hirya yaho tuva. Atitari siku sei kwepa chakamira. Ubu ufunze imiryango yose Izo zitakabara madozi yese haya. noneho ukabaza umuntu bikorerwa inyuma Ko bavuga mu shibwitika kuseri. ntabwo yakubwiye. Akwati kukuza. Kandi nanone iwacu mu mubiri Uyeze kwenda mu mubiri. ndashaka kugaragaza ko umubiri ntabwo umenya iby'Imana.
ndinoda kuudza zvakanaka kuti muviri hauzive zvinhu zvaMwari kuko umubiri ukomoka hano ku isi nekuti muviri unobva panyika pano. iby'Imana tubimenya mu buryo bw'umwuka Zvinhu zvaMwari tinozviziva muspiriti biciye mu ijambo ry'Imana zvichipfuura nemashoko raMwari cyangwa mu nyishimo. kana kuti muvision. iyo umuntu agasoma ijambo ry'Imana Kana munhu asingaverengi shoko raMwari ntamenya imigambi y'Imana kuri we. hazozive maplans aMwari pamusoro iyo peupenyu umuntu hwake. atagira ihishurirwa Kana munhu asina vision ntashobora kumenya umugambi w'Imana kuri we. hazozive plani yaMwari pamusoro peupenyu hwake. abantu benshi rero basoma ijambo Vanhu ry'Imana vakawanda vamengi shoko raMwari n'abandi benshi barasenga uyezve vavakona vanonamata ariko ntibaca mu ijwi ry'Imana. but kashoma kuti vanzwe voice raMwari. tujyanira gusa rero Kana zvakadaro abantu bameze gutyo vanhu vakadaro bahora mu ngabanga vanogara vasingazwe zvavanoita, bahorana ibibazo vanogara nemadambudziko. niyo bafite ibyiza biri imbere Nyangwe vaine zvakanaka zviri kumberi ntabwo babimenya. havambozvizive. Yesu nashimwe. Jesu ndingavatenda Abisirayeli maIsraeri abo Yeremiya yahanuriye vakaprofitwa naJeremia bari bajyanywe nk'iminyago, vanga vakaendeswa semaslave, bari mu bihugu by'abanyamahanga vanga vari munyika yerimwe rudzi. bakagira abahanuzi bakahanura ibintu bana babiri, Vanga vaine maprofita vaiprofita, abandi bakabakingiza umutima, vamwe vanga vachivadzikisira, abandi bakababwira ibyiringiro ariko bitari iby'ukuri. vamwe vaivaudza zvimwe zvisizvo chokwadi. ariko Imana Asi Mwari ikoresha umuhanuzi Yeremiya vakashandisa muprofita Jeremia, iramubwira iti vakabva vamuudza kuti genda ubabwire uti enda unovaudza kuti hari ibyo nibwira, pane zvandiri kufunga, hari ibyo nibwira pane zvandiri kufunga kuvaitira. haleluya haleluya. ko rero kubera ko abenshi muri Nekuti ivo vakawanda mavari ntabwo basomaga ijambo ry'Imana, vakasingaverengi shoko raMwari, kandi abenshi muri uyezve vakawanda pakati ntabwo pavo baba bafite ihishuri. vanga vasina vision. iyo Imana itaza kubatumaho Yeremiya rero Kudai so Mwari vasina kutuma Jeremia kwavari, ntabwo bari kumenya ibyiringiro byabo. vanga vasingazozive tariro kugeza ravo. ubwo Imana yatumye Yeremiya Kusvikira Mwari vatuma Jeremia, iragenda irababwira iti vakabva vaudza kuti genda ubambwire enda unovaudza kuti nubwo muri hano nyangwe muri pano mwarajya muri minyaga wo mu mahanga vakaendeswa semaslave, ariko buriya ntimubizi mwebwe, asi mimi zvamunoziva, ariko mfite ibyo mbatekereza inini pane zvandiri kufunga pamusoro kandi n'ibyaho uye nezverugare. si bibi Hazvina kuipa kugira ngo mbarebe umutima kuti ndinyatse kusimbisa mwoyo wenyu w'ibyo muzabona hano. wezvinhu zvamunozoona after. Yesu nashimwe. Jesu ndingavatenda. Yesu nashimwe. Jesu ndingavatenda. Yesu nashimwe. haleluya. mureke mbabwire Regai ndikuudzei, nkurikije n'inararibonye mfite ndikatarisa nekukura kwandakaita, buri muntu wese wakirijwe, munhu wese akapindurwa, umuntu wese wakira umwami Yesu munhu wese akagamuchira Jesu umwami n'umukiza we, samambo weruponeso wake. Imana ibimufitiye imigambi myiza, Mwari vanenge vane plani yakanaka, kandi iyo migambi Imana imufitiye uye plani ina Mwari ntabwo ari ibyo mu ijuru gusa, haisi yekudenga chete, ariko na hano ku isi. ivhiri panyika pano. Imana nk'umubyeyi wacu Mwari mubereki wedu ikugutekerereza kukugirira neza, vanenge vachifunga kukuitira zvakanaka. nimuze kubaho ubuhamya Ndichakupa kandi testimony, namwe ubwanyu murabizi. uyezve imi pachenyu munozviziva. haleluya. iyo abantu barebesha umubiri rero, abantu barebesha amaso y'umubiri Vanhu kana ukatarisa nemaziso emuviri bashobora kukubwira ibiguca intege, vanokwanisa kukudiscouraja, ariko ubundi iyo umuntu arebesha amaso y'umwuka iteka asi ukatarisa nemaziso emweya, avuga ibintu byubaka maziso emweya anotaura kandi zvinovaka bisubiza umuntu imbaraga. uye zvinosimbisa munhu. n'umuntu ntabwo ari ijambo riguca intege Kana munhu akakuudza zvinhu zvinokudiscouraja, kuti ubwire iki kitari Imana, unofanira kumuudza kuti ku Imana unozviziva itekerereza ibyiza. nekuti Mwari vanondifungira Reka zvakanaka. mbere yo gukomeza mbanze mbabwire Regai ndikuudzei, uko abantu bajya bavuga baca abandi intege, vanhu vanombodiscouraja ariko vanhu, cyane cyane ari uko bitewe n'uko ari abantu. especially because vanhu. reka mbahe nk'urugero rwo muri Bibiliya. Regai ndikupe example mubhaibheri. uribuka igihe Yoshuwa yatumaga abatasi, Mose atumaga abatasi mu gihugu cya Isirayeli, Muchiri kuziva paMozisi akatuma vanhu muri kuIsraeri, abandi 10 bagiye, mune vanyaiteri vakaenda ikoko, hari uwavuga yuko bazanye babeshe, vanotaura kuti vakanyepa, ariko ntabwo babeshe. but havana kubvira vanyepa. inkuru bazanye zari iki? Nyuzi yakauya yanga yechokwadi, baragiye basanga igihugu ni cyiza, vakaenda kuona kuti nyika yakanaka, ndetse kugira ngo babemeze ko ari cyiza cyane
kanaka bazana imbuto z'imizarima bakauya n'amafurute batubimurera ahantu ni heza cyane bazitatisa ikungu kwa kanaka ati ikindi cya kabiri kimwe cy'ekicu hari n'abagabo barebare banini ane barume bakasimba bakareba kandi ibyo byari by'ukuri koko ende zazuzwe cy'ukwari bati ndetse uyeze iyo baturebaga kana bakatitarisa batubonaga turi nk'inziki bayitiona isengesu zibapfukisere ati kandi natwe ubwacu uyeze isusu pachetu twakwireba tukabona tumeze nkazo koko shwa tikasitasi kenya takonu takasiyana iyo umuntu afite amaso y'umubiri nekutine maziso y'umubiri iteka nawe yica intege maziso y'iwawe amutisikarija ntabwo bigeze bapfuka babibonaga nk'inzige iwe bayizibona senge ariko ntabwo abandi ntabwo ko babonye nk'inzige bati babara kumbobera woza tudoza ariko barebeshaga amaso y'umwuka we asaitatsa nemaziso y'emweya yabonaga iby'Imana ibatekerereza ayiona zvavanofungirwa yabonaga imigambi y'Imana kuri ayiona mapulansi amwari baravuga ati niba abagabo babwiye n'ukuri koko akabvata kuti zvandaudzwa nevanhu vavachokwadi Imana iri mu ruhande rwacu asi nekuti mwari vari pasaidi pedu ikibarengera tukabarya nk'imitsima kuti havatityise tichavadya sesadza ry'abantu ukuntu bareba kuti makunzwa kuti kusiyana kwevanhu mutarisiro wavo abarebesha umubiri babona byacitse vanotarisa nemuviri vavo vanoona kuti zvinhu abarebesha umwuka barebera babona ibyiringiro byo kuba asi vanotarisa nemweya vanoona tariro nekurarama kandi Elisa igihe bari bamugirisha ari bamugose Elisa elisha akaitirwa jelasi hanyuma asohotse paakabuda abona ingabo za mugose akaona kukomberedzwa nemasoja we asohotse abona ingabo za mugose mushandi wake paakabuda akabvaona akakomberedzwa nemasoja ariko agiye hanze arahindukira kubera shebuja ati biracitse paakabuda panze pakadzokera akaudza murungu wake kuti zvakaipa Elisa ari mu mwuka yabonaga ingabo zo mu ijuru elisha paanga ari kumweya aiona masoja akawanda ekudenga zigose mu musozi bari akakomberedza pavaigara kandi zifite imbaraga nyinshi uyezve vava nesimba rakawanda arangije asengera umugaragu we akabva vanamatira mushandi wavo aramubwira ati Mana akabva vati mwari ndakwinginze umubura amaso kuti uvhure maziso ake abone nk'ibyo mbona atarise izvo zvandiri kuona cyangwa Imana yo mu ijuru dai kumwari wekudenga mwese ikabahumura amaso ese mavhurwa maziso enyu mukajya mureba ibyiza bibera imbere mobva moona zvakanaka zviri pamberi penyu mukajya mureba iby'Imana ibapangira mobva mbere maona zvakanaka zvamuri ukora kupanirwa iby'Imana igupangira wowe nekuti zvauri kupuranirwa namwari n'ubu utabirebesha amaso yakusingazvione maziso ako akunda kubiza ukuri n'ibyiza asi nokuudza chokwadi zvakanaka n'iby'amahoro nezverugaro ndashaka kugira ngo ijambo mubwire uyu munsi ndoda kuti shoko randikuudza nhasi twubake kandi rikure mu mutima ngarigaye mamburi nihagira umuntu ukurebesha amaso kana pakaita munhu anozokutarisa nemaziso emuviri akakubwira ngo ntacyo uzigezaho akakuudza kuti wapana chaunozoita ntuzamwemerere usabvuma reka mbaho ubuhamya regai ndikupe testimoni iteka murambi kubivuga rwose rwose ubucyurira ndakatsingiriza inini kazhinji ndinozvitaura n'umupasitori ariko muto cyane gato ndiri pasta mudiki gato cyane utarareza kilo 50-45 hafi ipapo ndanganine almost 50 kg hari umugabo munini cyane akapaine murume kandi nawe yari umupasitori munini cyane pasta arandeba akanditarisa iwacu hari akandi kagabo gato cyane kwedu kwakune mumwe murume akari mudiki wafata akagabo gato ukabonamo kabiri zvekuti taimudhivaida katu arandeba ngo nzasaza mbere nk'ako kagabo akabva anditarisa akabva ati iwe uchachembera utaseka murume ako ariko nubona bagandi gato nyangwe ndanga ndiri mudiki mu buryo bw'umwuka mukati memweya nari mbyibushye ndakakasimba uburyo bwo kwerekwa kureba kure kutarisa kure no kuganirizwa n'Imana nekutaura namwari nabaga nkomeye cyane ndanga ndakasimba ariko urebesha umubiri asi ukatarisa nemuviri werangeranya n'ako kagabo unokwanisa zvakuidedza asaza ameze umva uko namubwiye inzwa zvandakamuudza kutari Imana ubiguwe n'iki ndakamuudza kuti iwa usinga anozviziva sei hari usaza abyibuha pane anochembera achisimba hari usaza ananuka pane anochembera kutari Imana ubiguwe n'iki iwe usinga anozviziva sei hanyuma mu gihe cya korona time yecoronavirus abo narabyibushye na mbere yaho ipapo ndandakasimba evening noneho mu gihe cya korona ntawase ntibitwiriza gusa nguva yecovid twasuraga abakristo kutunani taivhizitira makristu twakuraga saa 5 tukajya kujya saa 8 taimuka makusetomaturyamye turyamye takarara ndabyibuka
akasimba amakote yanjye yose ngira menshi masutu angu ndakawanda ngize gutegera kana kapeka sutu inagasikani kwani yagakumira bamwesa agasikani kwani bibo bazwe n'ukuntu uzaguriye myenda yose nzayitanga nkayitugunya bikavana tebe ndinozira saka kuzigoba hanyuma nzagutya gutera sakana kazoyenda waneza siku ariko reka mbaze mwababwire ngendera mu modoka y'ishipe n'imizizi ini ndinofambira mu moto kana kandi nayo sinayiguze umuntu yambaye kontaki ini ndakabitenga mu nakandi n'amafi noneho ndi wawe muri icyo cyaro ndakaenda ku village kwawo nanitwaye ntwawe n'umushoferi ndisingashidrive ndechidrive na driver reka nkubwire ikintu kimwe reka ndikuze chini nihagira ururimi rukuvuga akaita ururimi rwo kutaura uzaceceke uzahindura unyarare rwose chachini abantu bateye ndozvinoita vanhu ururimi rwa rundi rurimi rwakakutaura uzongera ruhindure rwakuzochinja noneho arandeba akazotarisa noneho akabva atisaka noneho usigaye ingana n'abapasitori b'i Kigali wakwiyezwa nevapastori vekukigali ariko unamubwiye asi uchikuzo ndakamudza sei ubibwiwe n'iki kutarima unozviziva sei wausimwari ko hari usaza nanuka pane munhu anochembera abamusaza achisimba munhu anochembera uzimana achiona iwe unozoti mwari vakaplanira kari imana uzinteganyiriza iwe usimwari unoziva kuti mwari none vanokuplanira yabiteganyiriza kuzasaza ndiwo kana vakandiplanira kusiku none kuchera wowe chisimba umwana w'umugabo ko kuzasaza iwe ndiwo uri munhu kutaura kuti ndichachengera chiwo n'iki unozviziva sei imana yacu yo mu ijuru mwari vedu vekudenga haleluya amen imana yacu yo mu ijuru mwari vedu vekudenga ntabwo igidutekerereza ibibi hano havangotipfungiri zvakaipa ntabwo igitugirira imigambi mibi hano havachitire maplanzi akashata burya ndakubwira regai ndikudzei nongere narayigisha ndikudzidzisei nubona umuntu mbabere nkoresha imvugo z'abantu bakuze ndinoshandisa language yevanhu vakuru wowe ntuzabibwira bate usazozviita nubona akarokoro ukaona mutendi ubona umuntu wakijwe namwise mutabya bw'umugeri ukasangana nemunhu akatendeka mudiki nubona umuntu wakijijwe ukaona mutendi mudiki wubaha imana achirespekta mwari wuzuye umwuka wera achidzadzwa nemweya mutsvene ukiranukira imana uye dzakarurama kuna mwari naho yabakene nyangwe aimurongo nubura icyo umuha ukashache kumupa uzaceceka unyarare uzitonda uchenjeri kuko ejo nekuti mangwana acho imana akorera mwari wanoshanda imana yuba mwari wanoremekedzwa imana senga mwari wanonamata nimwibuka ukamurangarira uzajya uhura nawe wokwanisa kusangana naye hanyuma wowe ukebereza uhunge wewobva waenda nesaidi kubera ko isoni zizagukora nekuti uchanyara kubera yuko ari umukozi w'imana nekuti mushandi wamwari imana mwari iguteganyiriza ibyiza mwari vari kumurongera zvakanaka ukagenda kose nyangwe zvikaita sei haleluya haleluya dawudi yarabivuze david akazvitaura arabikoze abikora ubushakashatsi arabigenzura akazvitarisisa aravuga atangira akiri muto ati akatanga ari mudiki noneho ageze ku gihe cya bukuru nyangwe iviri paakura atanga itangazo akabva apana aravuga ari umusore akabva ati ndandiri mukomana izvezvi ndachembera sindabona umukiranutsi asika ndakabona mutendi umukiranutsi yaretswe achisiwa cyangwa abana be kana kuti vana vake babaye mayibobo kana kuti vana vake vachikumbira tuvuga iwacu niko tuvuga redu nozvatinotaura nanjye nari umusore ini ndandiri mukomanawo wamacibwe mfite imyaka 22 ndakatendeuka ndine 27 nari years umusore ndandiri mukomana haleluya amen yarakijijwe muri 22 ntangira ndakatendeuka ndine 27 years ndikabana nari umusore ndandiri jaya none ndashaje izvezvi ndachembera nari mfite 27 ndandine 27 years none mfite 78 sindabona umukiranutsi imana yamuretse cyangwa bamukomokaho bashaka ibyo kurya haleluya babwi ntabwo ari byo
impamvu rero reason why abamakiriye bose nekuti bakagabucira Yesu ubasha bakapimwa masimba abana b'Imana ekuti barabamari musabe muzahabwa kumire mucapiwa kurugi muzakingurirwa dai mucavurirwa shaka muzabona chagai muchawana ninde ndiani umubyeyi we mubereki wake umwana yamusabishi mwana nokwaza kukumbira fishi akamuha inzoka ova mupanyoka none yamusaba umugati mwana wokumbira chingwa kandi atamubuze asina kushira chingwa chacho kumuha pakuti amupe akajya kumushakira ibuye ova mupadongo nta mubyeyi n'umubikora ibyo apana mubereka mpecha Yesu izo ati noneho mwebwe muri n'abayo Jesu akati kwa hivi mukamenya mukabona abana banyu ibyo kuchimbira kuseva none wabesu so ngo baba wewe kudenga none so ngo baba wewe kudenga mwari rero mubereki wenu ndizo asizwe mwari barokishongera zoshakanaka kugira abana b'abakobwa batoya muri siporo n'ahantu cyangwa ngo ishuri bagira ababaswa rwose bakava bakubisa ku kigo bakagira amanota make cyane primary banga bafite amamati mashoma nibuka umwe rikiri kurangarira wani mu mwaka wa gatandatu wa primaire bahangari grade 6 ariko tugasenga Chinamata Imana ikatubwira cyane cyane we ngo nzakwigisha abantu mwari wachitunzo nichatisa bana bako rero Imana ntitangamira bare gusa itanga n'ubwenge mwari abamo ku school fees chete asano pani niba ufite umwana udafite ubwenge musenge kana uni mwana singa ngo kuchukora n'amatire ubisengere n'amatai n'amatuma urangarize ariko n'ibyo buriya imbere yabo pamberi pabo abari heza panenge pakanaka umwana umwe aduhamya mwana we akatipa testimony wari mu ishuri anzi pangari kuchikoro uziko Imana ikuraho ibintu bikavaho mozoti mwari vanobvisa zvinhu zvo ugiye kumva yumva bene ahangaha anzi akazoti pake paguma rake homotse ikintu anzi akazwa pabva chinhu kivuyeho chikabva chabva arakana akabva atanga kuona bamuhaye ikizamini pakamupa exam aragitsinda akabva apasa umwarimu amuhagara hejuru ticha akamira pamusoro pake wakanda kakobwa bigakopera zvikanziwe kamusikana unokopera iyo twicaranye n'abana bacu kana takagara nevana vedu turaganira tichitaura navo tuvuga Imana yadukuye tinotaura kwatakabviswa namwari tuvuga n'ibikomere twahuye nabyo tinotaura zvakatirwadzisa tubwira ati mu buzima akatiudza kuti mulaife ibikomere nagize zvakandirwadza mwarimu wambwiye ngo nakopeye kandi nabikoreye niticha akataura kuti anzi ndakopere mwarimu ntabwo yaramenye ko Imana yahinduye amateka ticha anobvunza kuti mwari vachinja yaramenye ko ibintu byahindutse iye anobvunza kuti pane zvinhu ibintu zvachinja rero birahinduka zvinhu zvinochinja kandi Imana ikabiganisha aho yapanze ko bigana vanobva vaendesa kwavakaoma Imana ikwifuriza ibyiza gusa vanova vakachiomera zvakanaka vanoti vaatendwe uzasome muri Bibiliya verengai bhaibheri rero ku itangiriro utarise genesis ugeze ku byahishuriye Yohana usvike muna revelation uzarebe neza unyatse kutarisisa hapana kana Imana ivuga umuvumo pamwari vanotuka ku muntu yuba pane munhu anomuremekedza hapana kana nuhamboze uzambwira kana paripozondiuza ahubwo asi umuvumuza kutuka kunouya iyo umuntu yaguye mu byaha kana munhu aenda muzvivi ariko nabwo yagarukira Imana asi kana adzoka kuna mwari kandi igisha ikamugarukira mablessings kuko waanozoka Imana ni umubyeyi nekuti mwari mubereki rero Imana